Ese birashoboka gusama inda ukagira ibimenyetso byose by'umugore utwite hanyuma muganga akakubwira ngo nta mwana urimo? Iki gisubizo kigoranye kucyakira ku mugore wese cyangwa se umukobwa wese ubizi neza ko atwite. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Muri iki kiganiro turasobanura ukuri ku nda y'urubura abantu benshi mu mvugo itari iya siyanse bakunda kwita inda y'ihuri. Turagaruka ku bimenyetso byayo byihariye byatera uwayisamye kugira amakenga maze akihutira kugana muganga kugira ngo arengere ubuzima bwe. Turaza kandi no kubagezaho ibyago cyangwa se ingaruka zishobora kugera ku mugore ndetse n'umukobwa wasamye inda y'urubura. Niba warigeze wumvira ijambo ngo inda y'urubura ugasigara wibaza icyo risobanura, iki kiganiro kiragusobanurira byose ku buryo bworoshye kandi busobanutse. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Miriam. Naho mu kanya. Inda y'urubura ni izina rikoreshwa mu Kinyarwanda risobanura indwara yitwa mole idatifone. Iyi nda iba igihe habayeho gusama kudasanzwe, aho kuba urusoro rusanzwe rukura rukavamo umwana, ahubwo hazamo udusaho twuzuye amazi dusa nk'amaraso cyangwa urubura. Ayo masaho aba yuzuye amazi kandi akurira mu mura nk'uko umwana akura. Inda y'urubura ishobora gusa n'indi isanzwe mu ntangiriro, ariko ntabwo ari umwana uba urimo. Ni ikibazo gikomeye cy'ubuzima gisaba kwitondera. Ku ishusho ya ekogarafi y'umugore aciye mu cyuma, akenshi igaragara nk'utubyimba twinshi dusa n'amaraso cyangwa se urubura. Reka turebere hamwe uko iyi nda itangira. Inda y'urubura ni ikibazo kiba igihe habayeho ikosa rikomeye mu kwihuza k'uturemangingo tw'umugabo n'utw'umugore mu gihe cyo gusama. Hari ubwoko bubiri bw'inda y'urubura. Iya mbere ni inda y'urubura yuzuye cyangwa se mole datiforme complete. Iyi iba igihe intanga y'umugabo yinjiye mu igi ry'umugore ritagira koromozome z'umugore. Iyi koromozome niko gace k'uturemangingo ndangasano tuba turimo amakuru agena uko umuntu aremye, nk'ibara ry'amaso, imiterere, igitsina, uburebure n'ibindi. Ayo makuru aba mu kintu cyitwa ADN, bisobanurwa ngo acide desoxyribonucleique. Icyo gihe rero uturemangingo ndangasano duturuka ku mugabo gusa, maze intanga y'umugabo yonyine igakora kopi zayo. Nta mwana ubamo, ahubwo habamo gusa utubyimba dusa n'amasaro, niyo mpamvu bayita inda y'urubura. Ubwoko bwa kabiri bw'iyi nda yitwa inda y'urubura ituzuye cyangwa se mole datiforme partielle. Iyi nda ibaho igihe igira ibyara ryahujwe n'intanga ebyiri z'umugabo cyangwa se intanga imwe maze ikikuba. Kino gihe hashobora kuboneka ibice by'urusoro, ariko ntiruba rushobora gukura ngo ruvemo umwana muzima. Ibimenyetso by'uko umugore atwite umwana byo biba bishobora kubaho, ariko ntaba ari umwana wuzuye wakura ngo avuke bamurere. Reka turebere hamwe ibimenyetso bigaragaza ko umugore cyangwa se umukobwa atwite inda y'urubura. Icya mbere ni ukuva amaraso yijimye asa n'ikawa, cyangwa se umugore akava amaraso atukura cyane bikabije. Ayo maraso kandi akunda kuza mu byumweru bya mbere by'inda, akenshi aba ari mbere y'amezi 3. Icya kabiri ni uko iyi nda ikura vuba na vuba kurenza uko bikwiye. Umuganga apima inda agasanga uburebure bwayo bukabije ugereranyije n'igihe nyirayo avuga ko aherukira mu mihango. Ibyo biba biterwa n'uko uturemangingo dukura nabi tukiyongera cyane ukudasanzwe. Ikimenyetso cya gatatu ni uko umutima w'umwana utumvikana. Igihe cyagenwe cyo kumva umutima w'umwana iyo kigeze, ntushobora kumupima ngo wumve umutima utera. Ikimenyetso cya kane cyo ni ukugira isesemi ikabije cyane ku buryo iyo ubyitegereje ubona birenze ibisanzwe by'abagore batwite, kandi akenshi biviramo uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa wasamye inda kugira umwuma udasanzwe ku buryo agomba guterwa n'amaserumu. Naho ikimenyetso cya gatanu ni uko iyo bapimye amaraso
basanga umusemburo usanzwe ugaragaza ko umugore cyangwa se umukobwa atwite uri ku gipimo cyo hejuru cyane kurusha inda isanzwe. Ibindi bimenyetso bishobora kugaragara ku mugore cyangwa se umukobwa utwite inda y'urubura ni ukubabara mu nda yo hasi cyane, umuvuduko w'amaraso ukazamuka, akanabona utubyimba dusa n'utuvuta tw'amazi dusohoka mu gitsina cye rimwe na rimwe. Reka turebe noneho igihe wajya kwa muganga. Igihe cyose ubonye uri kuva amaraso menshi cyangwa ufite iseseme ikabije cyane, ukiyumva ubabara bidasanzwe mu nda yo hasi, cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose wumva hari ikibazo kidasanzwe mu nda yawe kandi ubizi neza ko utwite. Iki gihe uba ugomba kujya kwihutira kureba muganga, ukamubwira ibiri kubaho kugira ngo bakore ibizami byose bishoboka barebe ko udatwite iyi nda y'urubura. Ibyago cyangwa se ingaruka zishobora guterwa no gutwita inda y'urubura. Inda y'urubura kandi ishobora gutera ibyago cyangwa se ingaruka zitandukanye ku mugore cyangwa umukobwa wigeze kuyitwita. Reka turebere hamwe ibyo byago. Rimwe na rimwe utunyangingo tw'inda y'urubura dushobora gukomeza gukura nyuma yo kuyikuramo. Ibi byitwa maladie trophoblastique gestationnelle, ariyo ndwara ifitanye isano no gukura kudasanzwe k'uturemangingo tugira uruhare mu gukora ingobyi irera umwana mu gihe cyo gutwita. Niyo mpamvu umusemburo wa hormone chorionique gonadotrophine ukomeza gukurikiranwa mu maraso mu mezi akurikiyeho, bacunga ko washizemo cyangwa se gukomeza kuzamuka. Icyo umugore aba asabwa ni ukwirinda gusama mu gihe kingana n'amezi 6 kugeza ku mezi 12 kugira ngo harebwe niba uyu musemburo warasubiye ku rwego rwawo rusanzwe. Ikindi kandi mu bihe bike cyane ishobora kuvamo kanseri yitwa choriocarcinome. Ikaba ari kanseri ikomoka ku turemangingo tugira uruhare mu gukora ingobyi twitwa trophoblast. Mu gusoza rero ni ngombwa kumenya ko inda y'urubura atari igihano cyangwa se amakosa y'umugore, yemwe si n'umuvumo ku wasamye iyo nda, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima gishobora kubaho bitewe n'imiterere y'uturemangingo tw'intanga mu gihe cyo gusama. Iyo ubonye ibimenyetso bidasanzwe mu gihe utwite, nko kuva amaraso mu buryo budasanzwe, kuribwa mu nda yo hasi bikabije no kubyimba mu nda, ukabona ufite inda nini idahuje n'igihe cyayo cyo gutwita mu byumweru, si byiza kubyirengagiza. Kwihutira kujya kwa muganga bishobora kurinda ubuzima bwawe no gukumira ibibazo bikomeye bishobora kukuza. Abagore cyangwa se abakobwa batwisiye inda y'urubura bashobora kongera gusama neza nyuma yo kuvurwa no gukurikiranwa neza na muganga. Icy'ingenzi ni ukwihangana, gukurikiza inama z'abaganga no kwirinda kwiheba. Ku byerekeye impamvu zitandukanye zitera umugore cyangwa se umukobwa gutwita iyi nda y'urubura n'uburyo ishobora kuvurwa, tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gikurikira kugira ngo tubisobanure neza kandi byumvikane. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.